Urakaza neza kuri Soma Top Box. Tubafasha gutera imbere gahoro gahoro kandi buhoro buhoro. Tubasangiza ubumenyi n'amahame babiri mu bitabo biri top byabafasha guhinduka no guhindura ubuzima bwanyu. Ubushize twabasangije igice cya mbere cy'igitabo How to Win Friends and Influence People, cyangwa nigute nabona cyangwa nakwigarurira incuti nkanahindura abantu, cyanditswe na Carnegie. Uyu munsi tugiye gukomeza n'igice cya kabiri, aho tureba amasomo 6 yatuma abantu barushaho kugukunda no kukwiyumvamo. Mbere yuko dutangira, ndagira ngo nkusabe amasegonda 3 ukore subscribe kuri Soma Top Box. Kora subscribe kuri Soma Top Box kugira ngo ujye ubasha kubona video zacu uko tuzipostinze. Urakoze cyane, uhabwe umugisha. Ihame rya mbere riri muri iki gice riragira riti: jya ushishikazwa by'ukuri n'abandi bantu, cyangwa be genuinely interested in other people mu cyongereza. Niba ushaka kubona inshuti nyinshi cyane, ugomba guhora ushishikajwe no gufasha abandi. Ugomba kwemera kwigomwa umwanya, imbaraga, ndetse rimwe na rimwe ukigomwa amafaranga cyangwa ibintu bifatika kubw'abandi bantu. Igihe cyose ukora ushaka ko abandi bakureba, bakwitaho cyangwa bashishikazwa nawe, amahirwe yo kubona inshuti z'ukuri aba ari hasi cyane. Ugomba kumenya ko abantu bashishikazwa no gukorana n'umuntu wagaragaje ko ashishikajwe no gukorana nabo. Ihame rya kabiri ni ukumwenyura cyangwa smile. Abantu benshi bavuga ko kumwenyura ari inzira y'ubusamo iri hagati y'abantu babiri. Abandi bavuga ko kumwenyura ari urufunguzo rufungura ingufuri zifunze imitima y'abantu. Guseka ni ikimenyetso cy'ibyishimo ndetse n'amahoro. Ugomba kumenya ko nta muntu wishimira kuba hafi y'umuntu ukambije agahanga cyangwa utishimye. Igihe cyose uhuye n'abantu, jya umwenyura, jya ugerageza umwenyure kandi ubikore by'ukuri, kuko bitanga imbaraga z'umucyo mu mitima y'abandi, bityo abantu bakishimira kuba iruhande rwawe. Ihame rya gatatu riravuga ngo ugomba gukora uko ushoboye ukibuka izina ry'umuntu. Reka nkubwire ukuri utagomba kwirengagiza na rimwe mu buzima. Abantu benshi bishimira kumva izina ryabo rivugwa, kandi umuntu wese akunda izina rye kurusha andi mazina yose abaho. Bityo ntugomba kwibagirwa izina ry'umuntu. Gerageza ufate izina ry'umuntu mu mutwe, umenye neza uko rivugwa, niba rigoye yewe unaryandika ahantu kugira ngo utaryibagirwa. Ugomba kumenya ko abantu bumva bagize agaciro igihe cyose bumvisha umuntu uvuga neza izina ryabo kandi urizi mu mutwe. Reka nguhe umukoro: niba ushaka ko abantu bagukunda kandi bakwiyumvamo, gerageza igihe cyose uganira nabo ujye ugaragaza ko uzi amazina yabo. Ihame rya kane riravuga ngo ba umuntu uzi gutega amatwi kandi ushishikariza abandi kuvuga ibiberekeyeho. Niba ushaka ko abantu bakwanga, bakaguhunga, bakakunegura kandi bakanagusuzugura, biroroshye cyane. Igihe cyose uganira nabo, vuga ibikwerekeyeho gusa. Ubace mu ijambo nibatangira kuvuga, wange gutuza ngo wumve ibyo bavuga. Ibyo byonyine bizatuma abantu bagucikaho bakujye kure. Mu gitabo haranditse ngo umuntu uzi kuganira ni umuntu uzi gutega abandi amatwi. Gutega amatwi bicubya uburakari bwo wari urakaye. Gutega amatwi bituma umuntu yumva agize agaciro. Gutega amatwi bituma intonganya no kwijujuta bishira. Ugomba kumenya ko abantu igihe cyose baba bihugiyeho kandi bashishikajwe n'inyungu zabo. Bityo nawe ugomba kubereka ko ushishikajwe n'ibyabo. Ibi ukabikora nta buryarya. Ihame rya gatanu riravuga ngo vuga ukurikije inyungu z'undi muntu. Abantu bose bakunda kuvuga ibyabo, kuvuga ibiberekeyeho, kuvuga ibigwi byabo, ibyo bakoze by'agatangaza n'ibindi byinshi. Kenshi umuntu ukundwa n'abantu n'umwe ubasha kumenya ibyo abandi bakunda, yarangiza akabibaganirizaho. Kugira ngo umenye ibishimisha umuntu cyangwa icyo ashishikariye kimuraje ishinga, icyo ugomba gukora ni ugutuza ugatega umuntu amatwi, ukumva neza witonze mu gihe arimo avuga. Byanga bikunda umenya icyo uwo muntu ashishikariye cyangwa icyo uwo muntu ashaka kandi akeneye. Isomo rya gatandatu riravuga ngo kora uko ushoboye undi muntu yumve ko ari uw'agaciro, kandi ubikore ubikuye ku mutima. Aya masomo yose tubabwiye hano yose asaba ko ubikora ubikuye ku mutima. Utabikoze bikuvuye ku mutima, byanga bikunda bigaragara nk'uburyarya, kandi ingaruka bigira ni ingaruka mbi cyane. Hari itegeko ry'ingenzi rigenga imyitwarire y'umuntu ugomba kumenya. Iryo tegeko riravuga ngo ugomba buri gihe gutuma undi muntu yumva ko ari uw'ingenzi cyangwa uw'agaciro. Igihe cyose uganira n'abantu, kuri yo bwabaga ubereka uburyo ari ab'agaciro kandi ari ab'ingenzi, ari abantu bo kwifuzwa kandi ari abantu bafite umumaro mu bandi.
igihe cyose vuga ibiberekeyeho, ibi bizatuma bagukunda kandi bakwiyumvemo. Mwakoze kubana na Soma Top Books. Aya niyo masomo tubonye ari mu gice cya kabiri cy'igitabo How to Win Friends and Influence People. Kora subscribe na like kandi usangize abandi iyi video. Naho ubutaha mu gice cya gatatu. Murakoze, Imana ikomeze ibane namwe.